muraho neza nshuti bakunzi bangufasha TV, muraho murakomeye. Umuntu muri kumwe rero ni Teacher Emmanuel, wa mwarimu umwe ubikora neza. Ahangaha rero tubibitse ko ari kuri Ngufashe TV, televiziyo nziza, televiziyo y'abanyarwanda, ariko ikaba ari cano twateguriye amasomo kwigisha abantu kugira ngo basobanukirwe ibigendanye n'ibinyabiziga. Iryo jambo mpora nditangiriraho mbere yuko ngira icyo dukomeza. Ubu rero muri makeya watangiye ufite ubwo ushatse kuba ko abanyeshuri bose batangira n'iki ubwo. Aha, icyo nicyo kintu cya mbere. Noneho se banza ubwire muri make abadukurikiye, ese umaze kuba watangira
batandukanye mu biganiro basa kugira ngo bamaremo impungenge bakuremo urujijo. Okay, noneho reka tugende ku kizamini cya kabiri. Byagenze bite? Ikizamini cya wigana na mwarimu mubikora neza, ariko wagira ku gihe cy'ikizamini ubwoba bukaza. Niyo mpamvu tubwire muri make yakira kigutera ubwoba. Uba wumva ari ibiki bitandukanye n'ibyo tuba dusanzwe tubigisha. ubwoba nyine n'ibyo wishyizemo kuko haraba ari ikizamini cya nyuma ugiye gukora urukundo rusanzwe. None se kuki kubera iki abanyeshuri mudakurikiza amasomo mwarimu yabigishije? Ni iki kibatera ubwoba?
tuzakomeza ubutaha. Wasezera rero abadukurikiye kuri Umfasha TV nawe. Sawa, murakoze, mugire ibihe byiza. Sawa.